ni mu masaha y'igitondo. Bruno rero uba umaze kwitegura agiye ku kazi, abanza nyine guca kuri salle à manger maze agafata ibya mu gitondo. Leila rero ahita ahamusanga, telefone ye nyine nk'ibisanzwe ahora yibereye ku mbuga nkoranyambaga, ahita rero atangira gufata akavidewo maze agatangira kubwira abakunzi be ati mwabibonye se ukuntu mba nabyutse ntegurira sheri wanjye omelette wo kugenda nyine afasha mu gitondo. Ndabinginze rwose mukore nyine subscribe, mukore munamfollowing, nzajya rwose mbaha amavideo meza kandi nzajya mbabwira nyine ibintu byose bibera hano muzajya mubimenya, ndabakunda cyane. Ubwo ariko nyine Bruno aba ari kumwereka sinye cyangwa se ibimenyetso nyine bimwereka biti winshyiramo rwose ndi ku meza, ntabwo nkeneye kujya muri ayo mavideo yawe. Ava rero kuri ya telefone maze Bruno agahita amubwira ati ariko se sheri, kubera iki rwose ukunda gushyira ubuzima bwacu bwose hanze? Ntabwo ari byiza ko abantu bamenya uko twaraye, uko twaramutse, uko twambaye, uko twariye, ntabwo ari byiza. Tugomba no kugira nyine ubuzima bwacu nyine bw'ibanga. Naho Leila ati hoya rwose nta mpamvu, abakunzi banjye bagomba kumenya ibyanjye byose, ahubwo ndifuza nyine kugira followers benshi, ndabona batari kwiyongera nk'uko mbishaka. Bruno rero uba ushoje no gufata amafunguro ahita asezera Leila maze akamubwira ati umunsi mwiza, ngiye ku kazi. Leila rero ahita agenda ahaguruka maze akajya mu cyumba cye, aragenda akajya aho abika imyenda idafuze agatangira kuyikurayo. Ahita rero ahamagara Alicia rero uyu mukobwa ni mubyara nyine wa Leila uba iwabo, ariko Leila we rwose amwifatira nk'umukozi wo mu rugo. Alicia rero ahita aza ati mwari mumpamagaye? Naho Leila ati yego, nagira ngo nyine ujye kumfurira iyi myenda kandi uyifure neza, ikindi kandi wirinde kuyifurisha mashini ifura kubera ko inyangiriza imyenda rwose, ahubwo uyifurishe intoki zawe. Alicia rero nubwo rwose yari atangaye kuba uyu mukobwa amubwira ngo ntafurishe imashini ifura, ariko nyine ahita amubwira ati nta kibazo rwose ndabikora kandi neza. Alicia rero yunama agiye kuyora iyi myenda maze agahita asanga harimo n'imyenda y'imbere ya Leila. Ahita amubaza ati mabuja, ko mbona rwose harimo n'imyenda yawe y'imbere? Naho rero Leila ati nyine nayo irimo, ugomba kuyifura, ntusanzwe se ufura n'imyenda yawe y'imbere, hari ikibazo? Naho rero Alicia ati ntabwo rwose njya mfura imyenda y'undi muntu. Leila rero ahita aseka maze akabwira Alicia ati ariko wakwiyemera, imyenda yanjye ni myiza cyane, imeze nkaho rwose inavuye mu iduka aka kanya, genda uyifure nta kiri bube niba ubasha gufura iyo yawe rwose iba yarakuboreyeho, iyi yanjye noneho rwose uri bwumve nyine bimeze nko kwirira keke. Alicia rero yitegereza iyi myenda maze agahita amubwira ati hoya rwose ntabwo ndi buyifure. Ahita kandi aniyorera indi myenda isanzwe maze iyi imbere yose akayisiga aha agahita yisohokera. Leila rero umujinya uramwica maze agatangira kumuhamagarana umujinya mwinshi, ariko kandi amubwira n'amagambo mabi, ariko Alicia aramwihorera maze agakomeza akigendera. Alicia rero ahita agenda yihuta maze akagera muri salo, haba hicaye rero mama wa Bruno, dore ko rwose na Leila aba iwabo wa Bruno kubera ko papa we nyine ntabwo aba muri kino gihugu, aba yarasabye rero iwabo wa Bruno nyine kumwitaho, cyane cyane ko bari inshuti cyane z'akadasohoka. Ikindi kandi Bruno nyine yakundanaga na Leila, ubwo rero byari byoroshye ko rwose uyu muryango wasigarana uyu mukobwa maze bakaba bamwitaho. Mama rero wa Bruno ahita abaza Alicia ati ko wiruka cyane bigenze bite? Naho Alicia ati Leila yaranyishe neza, arashaka ko nyine ngo mufurira imyenda ye y'imbere. Ubwo nyine Leila nawe aba ahageze ya myenda yose ayitwaye mu ntoki, maze agahita abwira mama wa Bruno ati uyu mukobwa arasuzugura, ntabwo azi ko ari twe tumugaburira, kubera iki rwose yitwara nkaho ari boss muri uru rugo, uyu se ubundi si umukozi? Naho rero mama wa Bruno ahita amubwira ati ibintu ngomba kugukosoraho, icya mbere uyu mukobwa si umukozi,
urabizi neza ko ari mubyara wawe nawe yaje hano nyine nk'uko nawe wahaje. Ikindi cya kabiri, niyo yaba ari umukozi, gute ushaka guha umuntu imyenda yawe y'imbere ngo ayifure? Ibyo bintu rwose ntabwo bibaho. Naho rero Leila akomeza kuyirambura ati ariko rwose urabona ko idasa nabi. Naho mama wa Bruno yifashe ku mazuru ati mbabarira ndakwinginze, iyo myenda yawe rwose yijyane, wikomeza gukwirakwiza amabagiteri yawe muri iyi nzu. Atuzi yuko neza iyo myenda yawe yatera giripe, genda jyana mvana imbere. Naho rero uyu Leila ati ariko rwose mama nawe uramworora uyu mukobwa, ubu se koko byari bigoye kumfurira iyi myenda? Mama wa Bruno ati ariko se wowe nta kintu na kimwe ushoboye kwikorera? Niba rwose udashoboye kwifurira iyo myenda yawe, jya ugenda nyine uyijugunye, ubundi ujye ugura indi buri munsi. Naho rwose nta muntu uzigera akora kuri iyo myenda yawe y'imbere, ntibibaho wa mukobwa we rwose, umuntu aba agomba kwifurira imyenda ye y'imbere. Mama rero wa Bruno ahita abwira Leila ati mva imbere ahubwo genda rwose wikomeza kuntera ibicurane. Leila rero agenda ari kwitotomba nyine yarakaye, naho Alicia agahita asohoka nyine akajya gufura iyi myenda nyine ya Leila. Gusa nyine iy'imbere yo nyine Leila arayisubirana akayijyana mu cyumba. Ku mugoroba rero Bruno ava ku kazi, maze yagera mu nzira agahita ahamagara umushuti we atumize neza. Naho umushuti we ati yego. Bruno ati none se uriteguye ngo rwose tujye gusangira kamwe? Ndumva ntashaka kugera mu rugo aya masaha. Naho rero uyu mushuti we amubaza ati kubera iki se udashaka kugera mu rugo aya masaha kandi uba uvuye ku kazi unaniwe cyane? Naho Bruno ati ntakubeshye Leila rwose angeza ahantu ntabwo mba nshaka gutaha hakiri kare, kubera yuko ni ukwirirwa anshyira nyine kuri kamera ankwirakwiza ahantu hose. Ubu urabizi ukuntu ubuzima bwanjye ubundi bwari ibanga, ariko mu by'ukuri amafoto yanjye akwirakwiriye ahantu hose n'amavideo, haba kuri IG, haba kuri Facebook, haba ahantu hose ndahari. Kandi nyamara urabizi ntabwo mbikunda. Akazi nkora rwose ntabwo ari ako kwirirwa niyanditse ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa yarananiye neza, nta kindi kintu na kimwe aba atekereza uretse izi mbuga ze nkoranyambaga. Noneho nk'uyu munsi nagize rwose umunsi mubi kubera ko mbanye ku kazi stress nyinshi cyane. Ubu rero n'ubu nigeze mu rugo nta kindi nahasanga uretse gusanga nyine yarangije gutunganya amatara ndetse nyine n'amakamera kugira ngo amfate video. Nta kindi rwose kiba kiri imbere ye. Sinshobora gutaha ngo ambaze ati wiriwe ute cyangwa se umeze ute. Ibyo ntabwo bimureba. Ikimureba nyine ni followers yinjije ndetse n'abo yatakaje. Umushuti we ati ariko se kubera iki nyine mutabiganiraho? Bruno ati cecekera ntabyo wamenya, narabimubwiye inshuro ntazi umubare, ariko rwose ntabwo yumva. Nsigaye numva asigaye ambihiriza mu rugo ku buryo mba numva ntakeneye rwose gutaha, mba numva hari nataha abantu bose basinziriye kugira ngo nanjye mbone umwanya wo kuruhuka. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'igitondo. Mama rero wa Bruno aba ari ku meza nyine ari gufata ibya mu gitondo. Alicia arahamusanga maze agahita amubaza ati none se mama waraye neza? Niho rero mama wa Bruno ati naraye neza rwose umukobwa wanjye, gute ntari kurara neza n'ukuntu waraye umpaye umuti? Cya cyayi nyine wampaye cyari kirimo agatangawizi cyatumye rwose ndyama, noneho ndi guhumeka neza, ntabwo noneho rwose nari mfunganye mu mazuru nk'ibisanzwe. Gusa nyine ndagushimira n'ukuri mukobwa mwiza, wambereye uw'umugisha kuva wagera hano. Ibintu byose byambereye rwose byiza, unyitaho, ukuntu unkorera utumasaje, umpa nyine utuntu twose mba nkeneye kandi ku gihe. Ni ukuri Imana ijya ikumpera umugisha kandi izaguhe ibyiza gusa. Alicia rero abwira mama Bruno ati ni ukuri amagambo muri kuvuga ari kunkora ku mutima rwose, murakoze cyane kubw'ibyo bintu muri kumbwira. Mama rero wa Bruno atangira nyine kubwira Alicia amakuru menshi ati rero buriya ni ukuri nagize depression imyaka myinshi cyane. Kuva nyine umugabo wanjye yapfa sinigeze na rimwe rwose mba meze neza. Umunsi umwe nyine twari turi mu modoka tugiye mu cyaro iwabo, hari nyine murumuna we wari wagize ubukwe. Twari tugiye rero muri ubwo bukwe, maze nyine turi mu nzira tugenda yatakaje controle y'imodoka, maze nyine tuba dukoze accident. We rero yahise apfa ako kanya. Nahise njya muri koma
nyimaramo umwaka wose ntaranyeganyega, nyivuyemo rero sinongeye gukenera kuvuga ndetse sinongeye kwishima habe na rimwe. Depresiyo yaragiye inturamo kugeza rwose na n'ubu nibwo itangiye kugabanuka. Alicia rero ahita amubwira ati ni ukuri mama mwihangane, ni ukuri ndumva rwose ubu buzima butari bworoshye, gusa inkuru yanyu irababaje cyane. Reyira rero rwose nawe na kamera ye ahita aturuka inyuma nyine, ubwo yari ari gufata iyo nkuru ariko yihishe, ahita aza avuga ati ni ukuri byo koko rwose iyi nkuru irababaje. Ahita rero afata kamera nyine maze akayitunga nyine mama Bruno ahita atangira nyine kubwira aba bantu be nyine aba bakunzi be kuri IG ati umva uyu nyine ni mabukwe rero ngo yagize depresiyo ngo kuva ngo databukwe yapfa, ndifuza ko nyine yagira ikintu ababwira inkuru ye ahari namwe hari icyo yabamarira. Mama rero wa Bruno uburakaye cyane ahita abwira uyu mukobwa ati nkura rwose ibi bintu imbere. Naho rero Reyira ahita amubwira ati hoya ariko rwose mama uzi ukuntu maze igihe narabuze content maze aba followers banjye bagatangira kugenda nyine bavaho, ndifuza rero kubabwira iyi nkuru ahari nyine bagaruka kuyireba kubera ko baba banumva nyine ari inkuru yo mu muryango wanjye, mbabarira rwose umfashe nibonere content, ndifuza nyine kongera aba followers kandi rwose iyi nkuru yawe ndumva yamfasha. Mama wa Bruno ahita arakara atari kwa mukobwa we, wagira ngo rwose nta mutima ugira, urifuza gufata ubuzima bwanjye maze ukabushyira ku karubanda, nta nubwo rwose uhangayikishijwe no kumenya uko meze, icyo ushaka gusa ni ukwanika ubuzima bwanjye. Ntabwo rero ngiye byashoboka, hita usiba ibyo bintu kandi gira vuba. Naho Reyira ati mbabarira rwose ne kubisiba, nari ngize Imana mbonye inkuru rwose igiye gutwika ku mbuga nkoranyambaga. Alicia rero we rwose aba yumiwe ukuntu uyu mukobwa atanababajwe n'agahinda nyirabukwe afite, ahubwo ikimwibabarije ari ukubona ibyo apostinga ku mbuga nkoranyambaga. Mama Bruno rero ahita abwira Reyira ati genda rwose mva imbere sinshaka kongera kukubona. Reyira rero ajya mu cyumba maze mama Bruno agasigara ari kwivugana atari kuri umwana rwose wagira ngo ni ikigeragezo cy'ubuzima neza neza. Ni gute umwana adashobora no kwita ku burwayi ufite, ikimubabaje bikabaho ko ari ukukwanika. Alicia rero aba ari kumukorakora mu mutwe nyine amubwira ati ihangane ni ukuri mama, ihangane tuza ihangane. Naho mama Bruno ahita abwira Alicia ati ndumva rwose ntagikeneye no gufata amafunguro, genda unyizanire amazi ninywere, amafunguro yajyane. Uyu munsi rero Bruno ava ku kazi kare maze yaza agasanga Alicia ari gufura yicaye hanze. Bruno rero ahita amusuhuza ati umeze ute? Naho Alicia ati meze neza. Bruno ahita amubaza ati kubera iki uri gufurira hano, nyamara rwose dufite sale irimo ibintu byose yo gufuriramo, harimo amamashine atandukanye yo gufura, kubera iki waba wicaye aha uri gufurisha intoki? Naho Alicia ahita amubwira ati iyi myenda nyine ni iya Reyira kandi yambwiye ko rwose ntagomba kuyifurisha imashini kuko yangiza, ngo ngomba kuzajya nyifurisha intoki. Bruno ati ariko biratangaje, ntabwo ibyo bintu rwose nari mbizi kuri mashine byo kwangiza imyenda, kubera ko nanjye iyanjye rwose niho ifurirwa. Naho rero Alicia ahita abaza Bruno ati none se boss akazi kanyu kameze neza nyine ibintu byose biragenda neza? Naho rero Bruno ahita abwira Alicia ati akazi kanjye rwose nako kameze nk'akawe, urabona ko nawe nyine mu kazi kawe harimo ibibazo, no mu kazi kanjye rero nuko rwose bimeze, hagiye harimo nyine ibibazo, hari nka kontra maze iminsi naratakaje, gusa nyine yari kontra ikomeye cyane, nyine byarantushije ariko nyine ngomba kugerageza ku buryo nyine n'ubundi ngomba gukomeza gukora kugira ngo ndebe ko rwose ahazaza hazaba heza. Alicia ahita abwira Bruno ati ni ukuri mwihangane kandi rwose ngiye gukomeza ngusengere maze uzongere ubone iyindi kontra izaruta iyo ya mbere watakaje. Bruno rero uba ari n'inshuti rwose ya Alicia cyane aratangira akamwenyura ati ubundi wowe nicyo ngukundira
buri gihe rwose unsubizamo imbaraga iyo numva nacitse intege. Bruno rero ahita abwira Alicia ati wigumye mu kazi kawe ubwo nanjye reka njye kuruhuka, numvaga rwose naniwe mu mutwe. Umunsi wakurikiye rero Bruno nanone ava ku kazi, noneho rwose ibibazo byamurenze, yihebye, bigaragara ko rwose nta cyizere akifitiye. Araza rero maze akajya mu nzu agakuramo imyenda agahindura nyine akambara imyenda yoroheje, arasohoka maze akajya kuba yicaye mu gikari nyine ku kabaraza, ahantu aba agira ngo afatire akayaga ariko akomeze akore n'akazi. Aba rero rwose yihebye cyane, maze akabona Alicia arasohotse, Alicia wenyine aba yibereye mu kazi. Bruno rero ahita amuhamagara ati ndakwinginze rwose ngwino wicare hano maze tube tuganira, ndumva nkeneye umuntu twavugana. Alicia rero araza akicara nyine iruhande rwa Bruno, maze Bruno agatangira kumubwira ati rwose ibintu ku kazi kanjye biri kugenda nabi cyane, ntangiye kwitera icyizere, ntangiye gutekereza ko ahari nta kintu na kimwe nshoboye, ahari ubwenge njya nitekerezaho ntabwo mfite, birashoboka ko rwose umutwe wanjye urimo ubusa, sinumva ukuntu proje zose ndi gukora zose bari kuzijugunya, nta n'imwe rwose bari gufata kugira ngo mbe nanayikuramo amafaranga. Simbyumva ukuntu simbyumva ukuntu rwose muri iyi minsi ibintu byose ndi gukora nta kintu na kimwe kiri gukunda. Naho rero Alicia ahita amubwira ati ariko ni ukuri witangira rwose kumva ko ntacyo ushoboye, ntabwo ariko bimeze, ahubwo nyine buriya ni igihe kiba kitaragera cyo kugira ngo ukore ikintu cya nyacyo, naho ubundi rwose urashoboye, ibyo byo nta kubishidikanyaho. Bruno rero akomeza kubwira Alicia ukuntu rwose ababajwe n'ukuntu nta proje n'imwe ari gukora ngo maze rwose ireyisise. Alicia rero abwira Bruno ati hari ikintu kimwe nshaka kugusaba, ese wanyemerera maze nkaguha ubufasha? Bruno ati rwose ese ukuvuga yuko ntakwizeye cyangwa ntakubonamo ubushobozi, ariko ni ukuri ubanza nta kintu wahinduraho, kubera yuko ibi bintu nabishyizemo imbaraga zanjye zose, tekereza ko na wa musore w'umushuti wanjye kandi rwose ni umuhanga mu bintu byerekeranye n'ubujyanama ku maproje muri Afurika yose, reba ko yaramfashije ariko ntacyo byatanze. Alicia ati wambabarira maze ukanyizera nkagufasha. Bruno rero ahita amubwira ati ariko nta kibazo nakureka maze ukagerageza. Alicia rero ahita amubwira ati gusa nyine hari kondisiyo imwe, naho Bruno ati ni iyihe? Alicia ati kondisiyo ni uko uzandeka nkabikora mu buryo bwanjye, ubwo nyine uzihangana, muri icyo gihe ndi kugufasha ni njyewe uzaba ari bosi, ni njyewe nyine nzaba mbikora uko mbyumva, ntabwo nyine nshaka ko uzajya umbwira inzira mbinyuzamo, uzihangane maze mbinyuze mu nzira yanjye. Bruno ahita amubwira ati yego rwose bosi nabyumvise. Naho Alicia ati bosi atangaye nyine. Bruno ati none se ntabwo umaze kumbwira ko ugiye kuzaba nyine bosi wanjye? Alicia ahita aseka, ntabwo aba yibukaga ko nyine amaze kubivuga, maze agahita abwira Bruno ati hoya nta kibazo uzajya unyita Alicia nyine birahagije. Bruno rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose. Alicia rero ahita amubwira ati reka noneho njye mu gikoni, hari ibintu nyine nari ndi gutegura njye kubisoza. Ahaguruka agiye kugenda, maze nyine Bruno agahita amufata ikiganza ati Alicia urakoze cyane, ni ukuri nifuje rwose kugushimira, kubera yuko nari nkeneye umuntu wo kunyumva, numvaga umutwe wenda nko guturika, nyamara rwose nta wundi muntu nari mfite nari kuganira nawe ibibazo nari mfite, ubu rwose ndumva nduhutse, urakoze cyane rero rwose ndagushimiye. Alicia ati oya nta kibazo, nanjye kuganira nawe ndabikunda, kubera ko nyine iyo turi kuganira ubunganiriza ibintu by'ubwenge gusa. Ahita agenda rero maze Bruno agasigara amwitegereje, maze agahita avuga ati ariko rwose uyu mukobwa wagira ngo ni marayika murinzi wiviriye mu ijoro rwose aza muri runo rugo.
noneho rwose ukuntu atandukanye na mubyara we, ni abantu babiri rwose batandukanye wagira ngo ntabwo bahuje amaraso. Bukeye bwaho rero aba ari mu masaha n'ubundi y'igitondo, Leila arabyuka maze akabwira Alicia ko yifuza gukora nyine videwo yo guteka. Abwira rero Alicia ati ntegurira ibintu byose maze nteke, ndifuza guteka ifi muri kino gitondo. Alicia rero arabimutegurira byose maze Leila yaza agahita amubwira ati ko mbona se nta fi ihari. Naho rero Alicia ahita amubwira ati ifi nyine ntayihari, mama yambwiye ngo tuyijugunye kubera ko yari yangiritse. Leila ahita amubwira ati genda uyizane niyo ngomba guteka, hari ikibazo se nishaka ibe yapfuye, hari umuntu se uri buyiryeho? Ntawe rwose, ni ukugira ngo nyine nikorere videwo. Naho rero Alicia ahita amubwira ati ubwo se ndajya gutoragura ibintu byo muri puberi? Leila ahita amubwira ati genda ihute vuba uyizane. Aragenda rero akayizana maze nyine Leila agatangira nyine gushyiraho kamera, ahita abwira nyine abafana be ko agiye kubatekera ifi y'agatangaza, maze akanabereka Alicia ati uyu nguyu nyine niwe mufasha uri bube uri kumfasha. Abwira rero Alicia ati suhuza abantu. Alicia udakunda rwose amakamera abasuhuza atari kureba, ubona rwose byanamubangamiye. Leila rero ahita abwira nyine abafana be ko mu kanya gato rwose ari kuze kubereka nyine ibyarangiye, agiye kubitegura ariko akaza kubereka abishoje. Bahita rero batangira guteka nyine, ubwo ariko n'ubundi na Alicia uba uri guteka birumvikana. Arabisoza rero maze nyine akabyereka Leila. Leila nyine ubwo ahita ajya kuri kamera nk'ibisanzwe akajya kwifatira abantu ukuntu amaze guteka. Alicia we rero amara nyine kumufasha maze agahita agenda agafata imbuto agahita azishyira mama wa Bruno uba wicariye hanze ari gufata akayaga. Mama wa Bruno rero abona Alicia yamuzaniye izi mbuto maze akishima cyane, aramubwira ati rwose mukobwa wanjye usigaye unyitaho cyane, mba numva ubuzima bwanjye bumeze neza kuva waza hano. Mama wa Bruno rero ahita abaza Alicia ati none se wamaze gufasha Leila mu bya videwo ye? Naho rero Alicia ati yego. Mama wa Bruno akongera kumubaza ati hari ikindi kintu se wari uri gukora kiri bwangirike? Naho Alicia ati hoya ntacyo. Mama rero wa Bruno ahita abwira Alicia ati yicarire hano maze twisangirire imbuto. Alicia rero uba rwose nawe yifata nk'umukozi kubera ukuntu nyine Leila aba akunda kumubwira nyine amagambo mabi, ahita yicara ariko rwose ubona nyine atisanzuye. Naho rero mama wa Bruno ahita atangira kumubwira ati ni ukuri mukobwa wanjye ndakwishimira cyane kubera yuko kuva waza hano wahinduye byinshi. Urabona ubundi nahoraga hano ndi njyenyine ntavuga, icyo nakoraga byari ukureba televiziyo, ari ugusoma ibinyamakuru ndetse no gukanagura telefone yanjye nyine ndeba ibintu bigiye bitandukanye, kubera ko urabibona umuhungu wanjye aba ari ku kazi. Naho rero rwose Leila we yibera kuri telefone ye na kamera ye, ntabwo ajya asohoka mu cyumba cye, n'ibyo nyine yiberamo gusa. Rero rwose nagize Imana kuba waraje maze ugatangira kuzajya unganiriza, ubu rwose sinkiyumva nkaho ndi jyenyine. Mama rero wa Bruno ahita atangira kubwira abari kubwira Alicia ati cyakoze Leila nariya amatelefone ye hari umunsi rwose ibintu byose bizamuturikana neza, kubera yuko ahora ari ku matelefone ku buryo niyo ishizemo umuriro arayicomeka maze agakomeza anayikoreraho iri kuri sharijeri. Baratangira rero bagaseka nyine, baba bari guseka ukuntu nyine Leila bakunda amatelefone n'imbuga nkoranyambaga biteye ubwoba. Ahita aza rero maze agasanga nyine bari guseka, ahita ababaza ati muri guseka iki? Naho mama Bruno ati twari turi guseka nyine filime nari ndi kurakonta Alicia naraye mbonye. Baramubeshya nyine maze nawe agaseka akagira ngo kuko nibyo. Leila rero ahita abona ko nyine na Alicia ari guseka maze nanone agahita yijima. Ahita abwira Alicia rero nabi cyane nyine amukanga atari ku bundi wowe kuki wicaye hano, nta bintu ufite byo gukora mu nzu? Naho mama Bruno ahita amubwira ati hoya niyicare hano rwose ninjye nabimusabye, ndifuza ko nyine twasangira imbuto ndetse tukaba tuniganirira.
ariko jya wibuka yuko Alicia atari umukozi, ari umuntu wo mu muryango wawe. Hashira iminsi rero maze Alicia agahamagara Bruno kugira ngo nyine amwereke ibyo yakoze kuri ya proje bavuganaga. Baricara rero, hari ahantu bakundaga kwicarira rwose mu gikari, ahantu nyine hari akayaga hatuje. Alicia atangira rero kwereka Bruno ibyo yakoze byose kuri iyi proje, maze agahita amubwira ati noneho rero natekereje no kuba nakora plan B kugira ngo nuramuka nyine ukoze iyi proje ukabona hari ibitagenda, uzakoreshe noneho na plan B y'iyi proje kugira ngo noneho rwose bya bindi bitagendaga bihite bimera neza cyane. Atangira no kubisobanurira Bruno byose. Bruno aba yumiwe, aba ari kureba, maze akajya abwira uyu mukobwa ati ndakubwiza ukuri, ntabwo rwose uri ikiremwa gisanzwe, uri ikiremwa gitangaje. None se burya ubu bwenge bwose urabufite? Ntabwo ni ukuri nari nzi ko ufite ubushobozi bungana gutya, gusa nyine ndumiwe. Ibi bintu wabikoze neza ukuntu ntigeze ntekereza. Uko yakomezaga asoma iyi proje yagendaga abona ibitekerezo uyu mukobwa yashyizemo, akabona we ntiyigeze abitekereza na rimwe. Alicia rero akomeza gusobanurira Bruno, maze Bruno agatwarwa, ahubwo agakomeza kwirebera mu maso y'uyu mukobwa, akarekera kumva rwose ibintu aba ari kumubwira. Alicia arahindukira maze agasanga Bruno yatwawe neza neza, ari gukanura adahumbya, amukora mu maso ati Monsieur Bogart, uranyumva cyangwa ntabwo uhari? Noneho rero Bruno ahita aseka cyane ati nta kintu kijya kinshimisha nk'iyo nyise ngo Monsieur Bogart, mba numva rwose biryoshye kubyumva. Alicia rero ahita aseka ati cyangwa mba narengereye. Naho Bruno ati hoya rwose nta kibazo, ahubwo nyine birandyohera, gusa nyine narindi kwitegereza ukuntu uri ikiremwa gitangaje, ntakubeshye. Ubwenge ufite n'ubwiza ufite ni ibintu rwose bitangaje, ariko uri mwiza ukuntu nyine ureba, ukuntu uba uvuga, noneho ufite iminwa myiza cyane. Nakomeje kukwitegereza maze ndatwarwa, ntakubeshye hari aho nageze rwose mba sinari nkumva ibyo wari uri kumbwira, ahubwo nyine biraza gusaba gusubiramo. Alicia rero araseka, ariko nyine akajya agenda yigirayo kubera yuko Bruno aba ari kugenda amwegera ashaka nko kumusoma. Abagiye rero kumusoma neza, maze Leila akaba araje. Barikanga rero maze bagahita nyine bamera neza, ibyo bari barimo bagahita babivamo. Leila rero ahita abwira Alicia ati ndagukeneye mu nzu, hari ibyo nshaka yuko umfasha. Naho Alicia ati ndaza mu kanya, hari ibyo twari turimo, ati ndagushaka nonaha niko mvuze. Naho rero Bruno ahita abwira Leila ati ariko Alicia hari ibyo rwose yari ari kumfasha by'akazi. Leila rero ahita aseka atagufasha, uyu se yagufasha azi iki cyangwa ashoboye iki? Naho rero Bruno ati ashoboye byinshi cyane, yari ari kumfasha byinshi kandi bikomeye rwose, wareba nko muri mashine ibintu yari ari kumfasha. Leila rero arareba, ariko nyine biba ari ukureba yerekeza rwose, nta kintu na kimwe aba ari kureba. Ahita rero ababwira ati gusa nyine uko byagenda kose ndamukeneye Alicia mu nzu, hari ibyo nshaka ko mfasha. Alicia ahita abwira Bruno ati reka nta kibazo njye kumufasha, ubwo ndaza kugaruka nyuma. Alicia rero aragenda nyine, maze Leila agahita amubwira ati ntunganyiriza ayo matara neza, ndashaka nyine kwifata akavideo aba ari kwimakiya, ibintu byashyushye nyine ari kwiyitaho, yereka nyine Alicia aho atereka amakamera, aho atereka amatara, ibintu byose nyine yashyushye yashyashyanye. Amara rero kubimufasha, maze agahita amubwira ati mva imbere genda, abamubwira nabi cyane. Bruno rero nawe nyine ahita yinjira mu nzu, maze agasanga Leila amaze kwisiga nyine mu makiyaje. Ahita amubaza ati ni biki byabaye ku isura yawe? Aramwitegereza neza, maze nyine agahita abona ko ari kwimakiya, atuzi ko nari ngize ubwoba, nari mbonye nyine atari wowe, naho rero uri kwitegura ngo ujye muri za video zawe. Leila ati cyane rwose. Leila rero ahita abwira Bruno ati ahubwo hari ikintu nyine nifuzaga kugusaba. Bruno ati ni igiki?
Leila ati nyine ndifuza ko ujya hano inyuma yanjye maze ugatangira kumbwira nabi nyine uri kuntuka umbwira amagambo mabi mbese nyine umeze nk'umuntu ushaka kunkubita umeze nk'umuntu w'umunyamahane nyine ushaka rwose kungirira nabi. Ibyo bintu ndumva nyine byatwika bya hatari kubera yuko baraza gutekereza wa musore nyine ufite kampani izwi, wa musore basanzwe bazi w'umunyacyubahiro ukuntu nyine ahohotera sheri we. Ndakubwiza ukuri biraza kwegisipuroza neza neza biratwika abantu bose bari bubikunde. Naho rero Bruno areba uyu mukobwa maze rwose akagira ngo yasaze ati ngo ngwiki uravuze ngo nisenye nsenye icyubahiro cyanjye nsenye akazi kanjye nsenye abakiriya banjye kugira ngo gusa mu kanya gatoya ubashe wowe gutwika ku mbuga nkoranyambaga, ariko nukuri noneho utangiye kurengera ibi bintu rwose bitangiye kugera ahantu sinzi ahubwo ukuntu uzabigarura. Naho rero Leila atari ko se sheri ntabwo ubyumva ko iyi content yaba irenze? Tekereza nyine nawe abantu bangirira impuhwe bakumva ko mpohoterwa na sheri wanjye maze nyine bose bagatangira kuza bamforowinga ndetse banangira inama banambwira nyine amagambo meza banyihanganisha. Ibi bintu se urumva bitaza kuba ari show? Bruno ati nyamara rwose ndabona ahari utakiri muzima mu mutwe ubanza ukwiye kujya kwa muganga, gusa nyine ntabyo ndi bukore rwose ibyo bintu sinabikora. Leila rero areba ku ruhande maze agahita abona nyine mashine Bruno yari afite yayirambitse mu ntebe. Leila rero ahita amwenyura maze mu mutima we agahita yibwira ati uko ndi bubigenze ndakubonye. Ahita ahaguruka rero maze agafata iyi mashine ya Bruno ati wavuze ngo ntabwo uri bumfashe? Naho Bruno aturamenye utabigerageza ibyo bintu aba yayifatiye hejuru nyine hejuru y'umutwe nk'ugiye kuyirekurira hasi. Leila ahita ayirekura rwose nta gutekereza kabiri maze agahita yihonda hasi. Bruno rero ahita nyine agira umujinya mwinshi atari kwa mukobwa wagira ngo uri umusazi, uzi ibintu byose biri muri iyi mashine, uzi amadosiye yanjye y'akazi arimo, uzi ibintu byose wangije. Maze nyine agahita amufata abamufatanye nyine umujinya kwa kuntu umuntu akora ikintu agutunguye ukumva ubuze nk'icyo umukorera, aramufata rero akamuzunguza maze uyu mukobwa nawe agahita afata telefone ye agatangira kurikodinga ati mwabibonye sheri wanjye ukuntu amuhohotera, arankubita nimurebe ukuntu agize isura yanjye, umusatsi wanjye ari kungurura imisatsi, aranyishe neza neza. Aba ari no kwitatsa rero kubera ko nyine Bruno we nyine aba afite umujinya wa nyawo, ntabwo ari ibintu aba ari kwigirisha kubera ukuntu uyu mukobwa nyine aba amwangirije mashine. Bruno rero ahita areba maze akabona koko uyu mukobwa ibi bintu ari kubishyira nyine ku mbuga nkoranyambaga, ahita arwana amwambura telefone maze uyu mukobwa agakomeza akavuza induru ati nimundebere rwose ibintu ankoreye aranyishe neza neza. Bruno ahita amurekura maze nyine agahita ajya mu cyumba, gusa nyine ibi bintu biba bimurenze. Amara kugenda rero maze uyu mukobwa agahita amwenyura ahita yifatira telefone ye agakomeza kwifatira video ati ni ukuri umugabo wanjye rwose azanyica neza neza, ni fiance wanjye turitegura kubana ariko murebe ukuntu aba ari kumpondagura, ubu se koko bizagenda bite nitumara kubana? Mwebwe muba mumubona ari umugabo nyine wiyubashye mumubona ni mu kazi, ariko mu rugo ni ibi bintu ahora ankorera. Abantu bose rero barumirwa kubera ukuntu baba bazi ko nyine Bruno ari umuntu w'inyangamugayo, ari umusore witonda, ari umusore warezwe, mbese barumirwa ibintu aba akorera fiance we kandi nyamara baba bamubeshyera. Nyuma rero y'amasaha make mama wa Bruno araza akicaza Leila maze akamubwira ati ndagusabye rwose kuraho iriya video ku mbuga nkoranyambaga. Naho rero Leila ati rwose mama ntabwo nayikuraho, iyi video yantwikiye ntabwo ushobora kubyumva, kuva nabaho ni ubwa mbere mbonye abafollowers benshi mu gihe gito, tekereza ko hashize amasaha ane gusa nyishyizeho ariko maze kubona abafollowers barenga 100,000. Umva noneho nihashira amasaha 24 ndaza kuba mfite miliyoni y'abafollowers bashyashya. Mama wa Bruno ahita abwira Leila ati ariko se uratekereza nyine kuri abo bafollowers 100,000 babonye, waba uzi neza abakiriya Bruno yatakaje? Waba uzi se ukuntu abafana bawe bamumereye nabi, bari kumwandikira ku mbuga ze nkoranyambaga, kuri telefone ye bari kumwandikira bamutuka ndetse rwose bamumenasa kumugirira nabi ngo yaguhemukiye, kuraho iriya video gira vuba.
naho rero Leila ati ntabwo rwose nayikuraho nyikuyeho kano kanya bamfata nk'umubeshyi, ikindi kandi naba mpombye, imbaraga zose nakoresheje zaba zipfuye ubusa, igomba kumaraho nibura iminsi 2 kugira ngo nyine mbone kuyikuraho. Bruno rero ahita abwira Leila ati ariko rwose urikunda, ntabwo iminsi 2 yose yashira, ubu ndakubwiza ukuri mu masaha make ya polisi ishobora kuza gukomanga hano kugira ngo nyine bajye kumfunga batekereza ko kuko naguhohoteye, ntabwo rero rwose nafungwa ku bwawe, ibintu byose ndabishyira ku karubanda, kuraho iriya video gira vuba. Leila ati ntabwo rwose ndi wikureho. Bruno rero ahita abwira mama we ati cyakoze rwose umukobwa wawe arikunda cyane, nta wundi muntu n'umwe atekereza, kuba cyakoze nkimwubashye ni ukubera nubaha papa we, naho ubundi maze ntakabaye naramusohoye muri iyi nzu. Bruno rero urakaye cyane, controle rwose aba yayibuze, ahita abwira rero mama we ati sigara uvugana n'umukobwa wawe, njyewe rwose ndagiye, gusa iriya video ayikureho uko byagenda kose. Mama rero wa Bruno abwira Leila ati ntubizi se yuko ngufata nk'umukobwa wanjye, niba rwose nawe unyubaha nka mama wanjye cyangwa unkunda, ndakwinginze rwose kuraho iriya video kubera ko yangije isura y'umwana wanjye neza neza. Leila akomeza gutsimbarara ati murihangana rwose mbikoze aka kanya naba nsebye. Mama wa Bruno rero ahita abwira Leila ati cyakoze ni ukuri ukabije rwose kuntangaza, ikintu kimwe nshaka kukubwira ni uko nta mugabo n'umwe ukunda ko ubuzima bwe bwose buhora hanze, abagabo bakunda ubuzima bw'ibanga. Ubwo rero rwose ndakubwiza ukuri, noneho kuba ubikorera Bruno, umusore witonda ukunda ko ibintu bye byose bihora mu ibanga, uri kumubangamira rwose kandi uri kurengera. Noneho rero ntabwo bikiri ukugusaba ngo wahaye isaha imwe gusa, ninsanga utarakuraho iriya video uraza kubona uwo ndi we. Bruno rero we ibintu biba byamurenze, ajya kureba rero wa mushuti we maze akamubwira ati noneho rwose Leila arandangije neza neza, umukobwa anshyize hasi, yansenye noneho mu buryo bwose bushoboka. Naho rero mushuti we ahita amubwira ati nakubeshye rwose ibintu byakaze, gusa nyine tangira ujye kure y'imbuga nkoranyambaga kubera yuko ukomeje kureba komantere ziri kugenda zikuvugwaho, ndakubwiza ukuri rwose wagira depression. Bruno ati ntabwo nari nzi ko ibintu bizagera aha ngaha, nasezeraniye papa we ko rwose nzamufata maze nkamufasha kureka ibiyobyabwenge, gusa ubanza n'ubundi rwose narakoreye ubusa kubera yuko uyu mukobwa ndabona n'ubundi akijya muri buwate aracyanywa amayoga menshi. Naho umushuti we amubaza ati none se yaba akifata n'ibiyobyabwenge? Bruno ati ntabwo mbizi ariko nabyo byashoboka, nkurikije ukuntu aba ameze rwose nk'umusazi, ntabwo yaba nta kintu aba yafashe, gusa ninsanga hari ikindi kintu agifata noneho nzahita mujyana nyine aho babimukuramo kandi ntabwo azagaruka mu rugo rwanjye ukundi. Uriya mukobwa nakomeje kwihanganira amadefo ye menshi, ngira ngo nyine umunsi umwe azahinduka kubera ko nifuzaga ko azaba nyine umugore w'umutima. Natekerezaga ko rero bizahinduka maze akaba nyine umugore nifuza kwaba we, kubera yuko nta mugabo n'umwe rwose wifuza kuba yashaka umugore ufata ibiyobyabwenge, yaba njye cyangwa n'abandi bose. Ariko nyine nari nzi ko bizahinduka, nyamara ndabona nta gihinduka, ahubwo bigenda biba bibi kurushaho. Hashira iminsi rero Bruno rwose yarababaye nyine atagikora n'akazi nk'uko bisanzwe. Umunsi umwe rero Alicia aramuhamagara maze akamubwira ati ndagushaka. Alicia rero abwira Bruno ati nyine ya projet narayohereje maze nyohereza amakampani 3 yo mu bihugu bitandukanye, hari imwe nohereje muri Chine, hari indi nohereje muri Australia, hari n'indi rwose nohereje mu Bwongereza. Naho rero Alicia akomeza abwira Bruno ati hashize iminsi utareba nyine ku email yawe, ukwiriye kureba ibisubizo rwose byaba byaravuye muri aya maproje, ugomba gukomeza ukareba email yawe maze ukareba ko nyine nta kampani n'imwe yadusubije. Naho rero Bruno abwira Alicia ati ntakubeshye
izo mbaraga rwose ntazo mfite, ndabizi nyine ni ibisanzwe, ibisubizo se bagomba kumpa si ibisanzwe nyine, si nk'ibyo n'ubundi bampaga mu gihe cyashize. Alice yahita abwira rero Bruno ati ndakwinginze rwose winyereka ko nta mbaraga ufite kuko uri umunyambaraga, kuki utangiye gucika intege? Wicika intege, urabizi ko nyine wambwiye yuko ino proje uburyo nayikozemo budasanzwe, ari ubwa mbere rwose wari ubibonye nyine ukuntu iyi proje ikoze, birumvikana ko nyine itameze nk'izisanzwe. Rero rwose tangira ubyizere, ikindi kandi iyi proje nayirayeho amajoro ntasinziriye, nayitakajeho imbaraga nyinshi cyane, ntabwo rwose nshaka ko ucika intege, ndifuza kubona umusaruro w'ibyo nakoze. Bruno ahita abaza Alicia ati ariko kubera iki rwose umfasha? Naho Alicia ati impamvu ngufasha ntabwo yizi, uri inshuti yanjye cyane, kandi rero kubera nyine ubwo bushuti bwanjye nawe, ndakwinginze mbabarira rwose ucekinge amayimeri uko bimeze. Bruno ahita amubwira ati kubera ko nyine ari wowe ubinsabye, nta kibazo reka mbikore. Arareba rero maze agasanga nyine nta email n'imwe afite, ahita abwira Alicia ati ntureba se nta kintu na kimwe rwose kirimo? Ubu nyine iyi proje nayo yarafirinze kuko n'izindi byagiye bigenda. Alicia ati ariko rwose nibyo nakubujije gucika intege, uzajya ukomeza nyine urebe muri email yawe, kubera icyo wese ucika intege vuba aha. Naho Bruno ati impamvu nyine ni uko ibyagiye bimbaho byose mbizi, ubu nyine n'ubundi byanze rwose, kandi humura, ubushake bwawe ndetse n'imbaraga washyizemo ndabigushimiye rwose, ariko reka ibi bintu ahari mbihagarike. Leila rero ahita abasanga aho bari bicaye, maze agahita ababwira ati ariko rwose ndabona muri ino minsi musigaye mumarana umwanya munini, muba muri gukora iki? Naho Bruno ati ntabwo se uba ubona yuko aba ari kumfasha? Alicia ahita nyine yicara akamera ukuntu ukabona ubwoba buramwishe, kubera yuko uyu mukobwa buri gihe iyo asanze nyine yicaranye na Bruno amubwira amagambo mabi. Leila rero ahita aseka ati aragufasha? Uyu mukobwa se wirirwa mu masafuriya yagufasha iki? Umukobwa nyine usa rwose nk'aho ari injiji, yirirwa aganira n'amasafuriya n'amasorori, ni gute yafasha umugabo w'umunyabusinessman, umugabo nyine w'umunyabwenge bizwi na buri muntu wese, yaba agufasha iki? Bruno rero ubwo udashaka rwose kureba uyu mukobwa mu maso, ahita ahaguruka ati reka nigendere kuko rwose ubwo nyine uratangiye. Amara kugenda rero maze nyine Leila agahita abwira Alicia ati ariko ubanza naraguhaye uburenganzira nyine bwo kwisanzura nanjye ngakabya, mbona rwose muri ino nzu wagira ngo ni wowe usigaye uri umugore mu rugo. Ahita atangira agafata imisego rero mu ntebe, maze yose akagenda yijugunya hasi nyine. Ahita abwira rero Alicia ati akazi kawe wakabonye, akazi kawe nako gusukura, tugira vuba dore ubonye akazi, tangira akazi gira vuba. Ahita rero agenda maze akajya mu cyumba. Alicia nyine bisigara bimubabaje ukuntu rwose mubyara we aba amufata nk'aho bataziranye, aba amufata nyine nk'umukozi rwose wo mu rugo. Hashira iminsi rero Bruno atavugisha Leila. Leila nyine abona ko rwose ibintu byakomeye, ndetse akabona ko atarebye neza ashobora gutakaza rwose Bruno kandi akamutakaza burundu. Umunsi umwe rero asanga mama wa Bruno aho yari yicaye hanze, maze akamubwira ati ni ukuri mama, nje kugusaba imbabazi, ibintu byose nakoze ntabwo nari nzi ko bizagera aha. Bruno ndamukunda cyane kandi sinifuza kumutakaza, gusa nyine ubu tuvugana ntabwo akimvugisha, ntabwo rwose nifuje kumwangiza no kumwangiriza akazi ke. Ibintu byose nakoze nabikoze ntabitekerejeho neza, ndakwinginze rwose mama mbabarira. Naho rero mama wa Bruno aramubaza ati mbere yo kumbwira ibyo byose wamaze gusiba ya video? Leila aramubwira ati yego rwose nayisibye, ariko mbabarira ntibizongera. Naho mama wa Bruno aramubwira ati ikibazo cyawe ni kimwe, ni uko buri munsi uhora usaba imbabazi, nyamara rwose ibyo wasabiye imbabazi urarenga ukongera ukabisubiramo. Kubera iki rwose udashobora kumenya nyine gutandukanya ikibi n'icyiza? Kuko udashobora kumenya ibintu byangiza abantu, ibintu bidafite umumaro, maze rwose ukabyihorera?
wangije cyane rwose Bruno, wamwangirije izina ndetse rwose waranamwangije mu mutwe. Naho rero Leila abwira nyine mama wabo ati ngusabye imbabazi rwose sinzongera, kandi rwose mama nyine urabizi ndagukunda, ndakwinginze mbabarira. Mama we rero, mama wa Bruno ukuntu nyine aba ari umumama mwiza, nawe areba nyine Leila maze nawe akamwenyura ati ndakubabariye, ariko ni ukuri ntuzongere rwose gukora ibintu bisenya abandi bantu. Uyu munsi rero mu masaha nyine y'umugoroba, Alicia asohokana imyenda agiye gufura, maze yagera hanze agahita asanga Leila aricaye ari kwitera nyine inshinge z'ibiyobyabwenge, ndetse rwose ibindi ari kubinywa ubona nyine yabaye ukuntu. Abakimubona rero maze agahita yikanga. Alicia rero ahita amera nyine nk'ugiye gusubira inyuma. Leila aramuhamagara ati garukiraho, uzibeshye uvuge ko hari ikintu na kimwe wigeze ubona, uwo munwa nzawukuraho usigare ntawe ufite. Uzibeshye uwubumbure ugire umuntu n'umwe ubwira ibintu uboneye hano. Naho Alicia ahita abwira Leila ati nta kintu rwose nabonye, ntacyo nzavuga kuko ntacyo nabonye. Ahita amubwira rero ati mva imbere ngaho genda, maze nubona ubwo nyine agasigara mu kazi ke. Alicia aragenda akicara mu cyumba wenyine maze akumirwa. Ntabwo rwose aba yarazi ko nyine uyu mukobwa ari uku nguku ameze. Kuri iyi nshuro noneho aba abonye impamvu akora rwose ibintu nk'iby'abasazi, nuko nyine yabaga yafashe ibiyobyabwenge kandi byinshi. Ku mugoroba rero n'ubundi bajya nyine ku meza, Alicia aba ari gutegura nyine amafunguro y'umugoroba, maze akababwira ati muryoherwe. Mama rero wa Bruno ahita abwira Alicia ati icara hano nyine nawe tugomba gufatana amafunguro. Naho rero Leila ahita amubwira ati hoya rwose uyu mukobwa ntakicare ku meza mpari, kubera yuko mba numva afite impumuro itari nziza. Najya agenda ajye mu cyumba cye cyangwa ajye mu gikoni cyangwa ajye hanze areba ahandi hantu ajya gufatira amafunguro. Mama wa Bruno ahita amubwira atari kuba wibuka ko rwose uyu Alicia nawe ari uwo mu muryango wacu. Bruno rero ahita abwira Alicia ati rata wibyitaho, genda wizanire nyine isahani maze uze wicare wifatire amafunguro. Kandi ni ukuri ngiye mpora ngushimira kuba rwose ukomeza kwita ku muryango wacu, nyamara rwose atari akazi kawe, atari akazi tuguhembera, ariko ni ukuri utwitaho mu buryo bwose bushoboka, kandi rwose kuva wagera hano ubuzima bwacu bwarahindutse. Ni ukuri turagushimiye rwose. Mama rero wa Bruno ahita abwira nyine Alicia ati umva, udashaka nyine yuko musangira aba ari uhaguruka agende. Bruno rero ahita abwira Alicia ati ahubwo zana iyo sahani maze mba ari jye nguseriva. Noneho ibi bintu rwose biba biri kubabaza Leila ukuntu nyine abantu bose baba bishimira Alicia, kandi we nyine abamwanga wagira ngo rwose nta n'ikintu bapfana. Umunsi wakurikiye rero Bruno aba agiye ku kazi mu masaha y'igitondo. Leila amwiruka inyuma maze akamubwira ati rwose ibintu biri kubera hano ntabwo ndi kubikunda. Wabonye ukuntu ku mugoroba mwese mwari muri kujya mubwira amagambo meza uriya mukobwa ngo ni Alicia, abantu mwese muramukunda. Naho rero Bruno ahita amubaza ati none se uramufuhira? Naho Leila ati yego, ati nako nari ngiye kuvuga ngo hoya, ati kubera ko sinamufuhira uriya mukobwa umeze nk'umukozi. Bruno rero ahita amubwira ati niba wifuza rero ko abantu bose bagukunda nyine nk'uko bamukunda, wakabaye umwigiraho imico myiza, ukajya witwara nk'uko yitwara, iga guca bugufi, iga kuba nyine umukobwa mwiza, mwigireho buri kimwe, nawe abantu bazakwishimira. Impamvu bamwishimira ni uko ari umukobwa mwiza nyine ufite umutima mwiza kandi warezwe. Leila rero asubira mu nzu arakajwe nyine n'ukuntu noneho Bruno aba ari kuvuga neza nyine Alicia. Asanga Alicia ari gukora amasuku, maze agahita amuhagarara imbere agatangira kugenda nyine akora ahantu hose aba yahanaguye, areba ku ntoki nk'aho ari kureba niba hariho ivumbi. Ahita amubaza ati harya ngo wirirwa ukora amaproje
uyakorana na fiance wanjye, ariko ubundi ibyo bintu byo gukora amaproje wabyigiye hehe? Naho rero Alice ahita amubwira ati muri kaminuza nize ekonomi, kandi nyine gukora amaproje nabyo nyine biri muri porogaramu imwe mu zo nize. Uyu mukobwa rero ahita amubaza ati hanyuma se mu byo wize harimo no gutangira gushaka gutwara abagabo b'abandi? Nsigaye mbona rwose wiyegereza Bruno cyane, ugenda umwihumaho ugerageza kumwereka ko nyine uri umwana mwiza. Naho Alicia ati oya rwose ibyo ntabwo byashoboka, kubera yuko Bruno ni inshuti yanjye gusa, rero mbamufasha nyine kuko aba akeneye ubufasha. Leila rero ahita abwira Alicia ati umva rero rwose nkubwire wa mukobwa we, ndakwanga kandi cyane, mba numva rwose ntifuza kukubona mu maso. Gusa nyine amakosa ni aya papa wanjye, we nyine wakuzanye hano, we wavuze ngo tugomba kuzana. Gusa nyine mba nicuza impamvu wabuze ababyeyi, nubwo nta ruhare nabigizemo. Ahari iyo ugifite ababyeyi bawe ubu nyine ubu bana nabo ntabwo uba uneza ibibazo. Ukuntu papa wanjye yagukundaga najyaga nibaza n'ikintu agukundamo kikanyobera, ariko ubundi kuki ahantu hose ugiye bagukunda? Alicia rero aramwihorera, maze nyine kubera ukuntu Leila aba arakaye ahita afata amazi akaza agatangira akayasuka nyine hasi no ku bintu byose, maze agahita amubwira ati unama cyane ukorope, niko kazi kawe, nifuza kukubona aho uri gukorompesha nk'imyenda wambara. Amubwira amagambo mabi akamutoteza, ariko nanone Alicia akihangana nyine kuko aba amaze kumenyera ukuntu nyine uyu mukobwa amufata nabi cyane. Umunsi wakurikiye rero Bruno ava ku kazi maze agahamagara wa mushuti we bakajya gusangira nyine akantu. Baricara bari kuganira, maze Bruno akibuka nyine ukuntu Alicia yamubwiye ngo najya areba email buri munsi. Ahita afata nyine telefone ye maze akajya muri email asoma ama email, maze nyine agatangira gukanura amaso. Ahita atangira agahamagara uyu mushuti we atumva uzi ko bya bintu twarabikoze. Naho rero mushuti ati twakoze iki? Naho rero Bruno ahita amuhereza telefone ati ndebera wa mushinga wacu waremewe. Ati uribuka wa mukobwa tugeze kuzana nyine hano muri bare? Naho rero uyu mushuti we ati wa mukobwa ukwita nyine Bogari? Naho Bruno ahita aseka ati yego, ati yarabikoze, reba kampani 3 zose zo mu bihugu bitandukanye yoherereje uyu mushinga, zose rwose ziteguye gukorana natwe, zirabyishimiye cyane. Ahita amuhereza telefone uyu musore maze nawe agacishamo amaso ati ibi ntabwo bishoboka, ibi bintu se yaba yarabikoze gute? Ibintu byatunaniye twese. Naho rero Bruno ahita ahaguruka maze agahobera uyu musore ati ndishimye ntushobora kubyumva, icyamunyegereza hano maze nkamusomagura, nkamuterura, nkamuheka mu mugongo, sinzi icyo namukorera. Ndumva rwose ntazi ikintu nahita mukorera muri aka kanya, gusa ndumva nishimye cyane. Ubu si uyu mukobwa koko nzamugororera iki? Ariko uyu mukobwa ni umuhanga cyane, ni ukuri afite impano rwose atiyiziho. Barishima rero cyane, maze bose nyine bagatangira rwose gushimira uyu mukobwa nubwo aba adahari, kuko rwose aba bakwiye kure. Bruno rero ahita ahamagara umuseriveri ati tuzanira icyo kunywa, tugomba rwose guserebura. Baba bishimye we n'uyu mushuti we, ibintu biba byabarenze ukuntu baba barabikoze igihe kinini nyamara bikabananira. Naho rero uyu mukobwa we aba yarabikoze igihe gitoya, maze rwose abantu bose aha iyi proje nta n'umwe uyisubiza inyuma. Bruno rero ataha nyine yasaze kubera ibyishimo, agera mu gipangu maze agatangira guhamagara Alicia ataranaparika rwose imodoka, aba ari kumuhamagara cyane asakuza. Alicia ubwoba buramwica maze akaza yiruka. Bruno rero abakimubona maze agahita amuterura ati Alicia ndagukunda cyane cyane cyane, ati Imana yagukoreyemo ni ukuri, ati ndagushimiye. Aramuterura agakomeza akamuzunguza. Alicia nyine aba ataramenya ibyo ari byo, aba yumiwe ukuntu nyine boss we ari kumuterura. Kandi nyine ubwo mama wa Bruno ndetse rwose na Leila baba bicaye nabo ku ruhande bari kureba nyine ibibera hano. Mama rero wa Bruno ahita aza yihuta ati habaye iki? Naho Bruno nta wundi muntu n'umwe aba ari kumva, aba ari kwibwira Alicia gusa. Ati
ati Alicia twabikoze, za kampani zose woherereje wa mushinga zose zemeye gukorana natwe, akongera nyine akamuhobera ati umbabarire rwose ibintu byose ngukoreye nanjye ntabwo yari njye, ibyishimo byandenze, ndumva ntazi icyo nagukorera uretse ahari ngufashe nkakugurukana, sinzi rwose ikintu nakora. Naho rero mama wa Bruno ahita amubwira ati ni ukuri muhungu wanjye Imana ishimwe, maze agahita abwira Alicia ati mukobwa mwiza ndagushimiye rwose, ati narabikubwiye kuva wakwinjira hano wagira ngo rwose Imana ni wowe yakoresheje kugira ngo utuzanire imigisha, ibintu byose ukozeho byose bitubera umugisha, ibintu byose ugiyemo byose rwose biba ari imigisha gusa, ndagushimiye ni ukuri kuko ibyo wakoze byose. Naho Alicia ahita abwira rero Bruno ati sinari nakubwiye ngo reka gukomeza kwiheba, ngo reka gucika intege, ibyiza rwose byari bigutegereje. Bruno rero arongera akamuhobera ati ni ukuri uri marayika murinzi rwose wambereye umucunguzi. Leila we rero aba yenda kwiyahura, aba areba ukuntu nyine uyu mukobwa abantu bose bamwishimiye, we rwose batamwitayeho ndetse batari kubona ko nahari. Bruno rero ahita akomeza agafata ku rutugu Alicia, maze agahita ababwira ati ibyishimo mfite uyu munsi tugomba nyine kubiserebura, ndashaka nyine wayini nziza muri wayini zose zibaho niyo tugomba gukoresha turi guserebura. Ahita abwira mama ati mama twagiye rwose guserebura, ibyishimo mfite ndumva byandenze. Bahita rero binjira mu nzu yifatiye nyine ku rutugu Alicia. Naho rero Leila uba wicaye aho hanze we aba ari kurebana rwose umujinya ndetse n'umushiha. Mama rero wa Bruno ahita amubwira ati ngwino tujya guserebura, ngwino rwose tujye guserebura ibi bintu. Leila rero we rwose ntabwo aba abyumva kuko nta nubwo aba abyishimiye habe na gatoya. Buracya rero maze Leila wari ufite umujinya mwinshi w'ukuntu nyine ari kubona abantu bose bishimiye Alicia, arabyuka agafata sizo maze akagenda akareba imyenda ye nyine iba yanditse hanze, imyenda nyine ya Leila, maze yose akayikatagura na sizo arayikata akagira ubushwambagara. Ahita rero ahisha sizo maze agatangira kuvuza induru ahamagara Bruno ati sheri ngwino urebe. Bruno rero aza yiruka maze agahita abaza Leila ati ni biki? Leila ati ndebera ya kanzu yanjye wankuriye hanze umunsi uherukayo, ndebera rwose ukuntu uyu mukobwa ayigize. Naho Bruno ahita amubaza ati uyu mukobwa? Leila rero aba amaze guhamagara nyine na Alicia aza yiruka ati mwari mumpamagaye. Naho Leila ati wa mukobwa we umugome gusa, urabona ukuntu wanciriye ikanzu. Naho rero Alicia ati hoya rwose ntabwo ari njye, ntabwo nabikora, kubera iki se nagucira ikanzu? Naho rero Bruno nawe ati nanjye simbyumva, kubera iki Alicia yagucira ikanzu? Leila ati njyewe nyine impamvu ndayizi. Leila rwose Alicia yapfuhiye cyane, aba ashaka nyine kuntwarira umugabo, afuhira rero ibintu byose mfite, niyo mpamvu yashatse kwangiza nyine imyenda yanjye. Naho Bruno ati none se kubera iki nyine Alicia yaba ashaka gutwara umugabo wawe maze agaca imyenda yawe? Urumva ibyo bintu koko hari aho bihuriye? Naho rero Alicia wo ari gukomeza avuga ati ni ukuri ntabyo nakoze rwose. Bruno rero ahita abwira Alicia ati genda igire mu nzu. Naho rero Leila ati ajya mu nzu ahubwo naca ahangaha, ntabwo rwose mushaka muri runo rugo, nagende nave hano. Bruno ati agenda kubera iki? Mama rero wa Bruno aba asohotse ati ni biki biri kubera hano? Kubera iki uri kukurubana? Alicia uramujyana hehe? Naho Leila ati ntabwo rwose nshaka ko aguma muri runo rugo. Mama wa Bruno ati kubera iki? Bruno ati nanjye nibyo ndi kumubaza. Mama wa Bruno rero ahita yambura nyine Alicia Leila ati uramenye rwose utazongera no kumukoraho. Ahita afata Alicia ku matama akamubaza ati mukobwa wanjye ntacyo wabaye, umeze neza? Naho rero Leila nyine aba abona rwose nta muntu n'umwe umwitayeho. Mama wa Bruno ahita amubwira atumva rero nkubwire Leila, ibintu bibaye kano kanya ntibizongere kuba ukundi, uramenye utazongera gukoza intoki zawe kuri Alicia, ubundi uyu mukobwa umushakaho iki? Ntuzongere na rimwe.
bahita rero babwira Alicia bati gendere rwose ugire mu nzu, nabo bagahita bigendera bagasiga nyine Leila ahagaze aha wenyine. Buracya rero maze Leila agasanga mama wa Bruno yicaye muri salo, ahita amwicara iruhande maze akamubaza ati mama, kubera iki rwose utakinkunda? Mba mbona nyine wagira ngo ukunda Alicia kundusha, wagira ngo kandi niwe wifuza ko nyine yazabana na Bruno. Naho mama wa Bruno ahita amwitegereza ati wabimenye rwose umukobwa wanjye, ninde se utakunda Alicia? Ninde utakwifuza ko Alicia yamubera umukazana? Nta n'umwe rwose utamuhitamo kugira ngo abane n'umuhungu we. Alicia ni umukobwa mwiza, yararezwe ndetse rwose aba yifuriza ibyiza gusa Bruno. Rero rwose niwe mba numva babana kandi mba numva baramutse babanye nabikunda cyane. Naho wowe nyine umara igihe cyawe cyose wagira ngo uri gucuruza Bruno, ni ukuvuga ngo ibyo umukorera byose nta na kimwe wamukorera cyiza kimufitiye umumaro, wowe gusa wirebaho wagira ngo nyine uramucuruza. Mama wa Bruno rero akomeza abwira Leila ati Bruno ni umuhungu umwe wenyine mfite, ndamwifuriza rero ibyiza, ndamwifuriza urugo rurimo urukundo ndetse rurimo amahoro. Waba warigeze ubona ukuntu aba yishimye iyo ari kumwe na Alicia? Waba warigeze ubona ukuntu aba akeye mu maso iyo ari kumwe n'uriya mukobwa cyangwa bari kuvugana? Ikigaragara cyo rero rwose na Bruno akunda cyane Alicia. Muri kano kanya Leila nyine aba yatangiye kurira. Niba ujya ubibona neza, ujya ubona ukuntu Alicia akunda gushyigikira cyane Bruno, iyo ari mu bibazo aramwegera maze rwose akagerageza nyine kumwihanganisha. Buri gihe kandi iyo Bruno ababaye Alicia aba ahari rwose amuri iruhande. Uriya rero niwe mugore buri mugabo wese yifuza. Buri mugabo wese yifuza umugore umutega amatwi, umugore umwumva, umugore umwihanganisha igihe rwose bikenewe, akamusubizamo imbaraga igihe yacitse intege. Naho wowe rero rwose Leila, nta kindi kintu na kimwe wigeze ukorera umuhungu wanjye uretse kumushyira mu bibazo, kumuteza ibyago bya hato na hatoya kandi rwose bitari ngombwa. Mbese kuri we uri stress gusa. Niba rwose ukunda Bruno, ndakwinginze mureke yigendere maze asange nyine umukunzi we wa nyawe, kubera ko njye rwose mwifuriza ko yakundana ndetse akanabana na Alicia. Leila rero noneho ahita atangira kurira cyane nyine, nta jambo na rimwe aba ari kuvuga, amarira aba yamurenze. Hashira iminsi rero maze nyine Bruno akajya mu gikari, aba agiye kwifatira akayaga. Agerayo maze agasanga Leila niho ari, aba ari kwitera inshinge nyinshi cyane zuzuye hasi nyine z'ibiyobyabwenge aba ari kwitera. Aragenda agahita amubuza maze akamufata nyine akamubuza kwitera n'izindi yari asigaje kwitera, kuko yari ari kwitera nyinshi cyane rwose. Iki gihe rero yari yarabaye noneho nk'umusazi, aba asigaye rwose atakiri wa Leila twari tuzi, noneho aba yarataye umutwe neza neza, ibiyobyabwenge byaramubanye byinshi. Bruno rero aramufata ati ariko rwose Leila, kubera iki wahisemo kwiyangiza ukiyangiriza ubuzima kandi wari umukobwa mwiza? Naho rero Leila aba ari kumubwira ati mbabarira, ni ukuri mbabarira rwose nitere n'aka kari gasigaye, ndumva rwose ntameze neza habe na gato. Naho Bruno ati ndakwinginze bikorere ko hari wigeze kunkunda, bikorere kandi ko waba warigeze wubaha mama wanjye, ndetse bikorere n'ababyeyi bawe batakiri kuri iyi si, kugira ngo rwose aho bari batazaba bicuza impamvu baba barakuzanye ku isi. Ndakwinginze rwose mbabarira, ibi bintu ubihagarike, ndetse nkeneye kukujyana nyine kwa muganga maze bakajya kukuvura, kubera ko ufite ikibazo kandi gikomeye. Naho Leila ati hoya, nta hantu hamwe nshaka kujya, ndashaka nyine kuguma iruhande rwawe. Bruno ati ndakwinginze mbabarira rwose, maze rwose ujye kwivuza. Hashira iminsi rero Leila ibyo rwose kujya kwivuza atari ko bikozwa. Umunsi umwe rero
Bruno arongera akamusanga nyine ahantu aba yicaye hanze, aramubwira ati ariko ni ukuri Leila, ibintu nkubwira rwose ni ukuri, nkeneye ko ujya kwivuza, ndifuza kukubona warongeye kuba nyine umukobwa mwiza nk'uko wari umeze kera. Naho Leila ati none se urashaka kunyirukana mu buzima bwawe burundu, urashaka kunjyana kure yawe? Leila ahita amubaza ati ese koko nibyo ukunda Alicia kandi cyane? Naho rero Bruno araceceka, maze Leila agahita amubwira ati biragaragara mu maso rwose ko umukunda, none se koko wiyemeje gusenya ibintu byose twubatse kubera uriya mukobwa? Naho Bruno ati ni ukuri ndamukunda cyane, ariko ntabwo bishatse kuvuga ko nawe nkwanga, ahubwo ndagukunda nk'inshuti yanjye, niyo mpamvu nifuza ko nyine wajya kwa muganga maze ukivuza ugakira ukagaruka rwose umeze neza, kubera ko kukwanga byo nyine ntibishoboka. Uri inshuti yanjye kuva mu bwana urabizi, kandi nyine uzaguma uri inshuti yanjye, ariko kubana nawe cyangwa gukundana nawe byo rwose ntabwo bishoboka habe na gatoya. Leila rero uba uri kurira ahita abwira nyine Bruno ati ndabyumva rwose, nta n'icyo ngifite kandi cyo kuguma hano ndi gukora, nibyo rwose ndabyemeye, uzanjyane kwa muganga. Kandi nanone njyewe rwose naragukunze cyane, rero iyo ukunda umuntu umwifuriza ibyishimo, niyo mpamvu nyine niba Alicia ari buguhe ibyishimo nta kibazo rwose muzagumane. Bruno rero ahita amubaza ati koko se nibyo? Naho Leila ati cyane rwose, ati reka ntabwo nkiri wa mukobwa w'umugome nk'uko nari meze kera, kuko naje gusanga nyine aribyo byatumye ngera aha ngeze, ikindi kandi kuba urukundo rwanjye nawe rwarangiritse ninjye rwose wabigizemo uruhare. Iyo nza kuba umukobwa mwiza witonda ndetse nkitwararika cyane, ntabwo uba warandetse, ubu tuba tugikundana ndetse rwose tuba turi hafi gukora ubukwe. Bruno ahita amubwira ati gusa nyine ikintu nagusezeranya ni uko nusohoka kwa muganga warakize umeze neza, nzaba ngutegereje nk'inshuti yawe, ikindi kandi humura rwose uzabona umusore mwiza ugukunda nawe ukamukunda, kuko ikigaragara cyo njyewe nyine nawe ntabwo byagenze neza, ariko uzabona undi muhuza kandi mubyumve kimwe. Leila rero yemera ko bamutwara kwa muganga. Iminsi rero yakurikiye, Bruno abwira Alicia ati ndifuza nyine ko tuvugana noneho ibintu biri siriyasi. Baricara rero maze Bruno nyine agashimira Alicia kuba rwose yaraje mu buzima bwabo, akamushimira ibyiza byose aba yaramukoreye. Aramubwira ati hari ibintu byinshi nyine nifuza kukubwira. Icya mbere ariko nshaka kukubwira ni uko rwose ngukunda n'umutima wanjye wose. Alicia rero atangira kumwitegereza ati none se si ibisanzwe nyine sindi inshuti yawe? Naho Bruno ati hoya, ntabwo ari ibyo rwose, ndagukunda nyine nk'umukunzi wanjye, ndagukunda kandi urukundo rw'umwihariko, wanzaniye ibyishimo mu buzima bwanjye ndetse rwose wambereye umunezero, ndagukunda rero cyane. Alicia rero yitegereza Bruno maze akamubwira ati none se ibintu uri kumbwira wabitekerejeho neza? Bruno ati mu buzima bwanjye kuva nabaho nta kintu na kimwe ndavuga ntagitekerejeho, hashize rwose igihe kinini naraguhishe nyine aya marangamutima kuko ntari nzi uko wabifata, ariko nicyo gihe ngo mbikubwire, ntabwo nakomeza kuvunika njyenyine. Alicia rero ahita yipfuka ku munwa nyine kubera ukuntu nyine aba atangaye. Ati ni ukuri ndashaka kukubwira ko nanjye gukunda, kandi hashize igihe kinini nanjye mbitekereza, ariko nabonaga bitashoboka kuko nyine nabonaga yuko ufite umukunzi, kandi uwo mukunzi yari mubyara wanjye, nabonaga ko rwose bitashoboka. Bahita bahaguruka rero bagahoberana maze bagasomana, ibyishimo bikaba byinshi. Bruno rero ahita abwira Alicia ati gusa nyine ntabwo ari ibyo gusa, ikindi kintu nifuzaga kukubwira ni uko nifuzaga kukubwira ko nshaka rwose kuguha akazi muri kampani yanjye, maze noneho ukajya umfasha unyegereye. Alicia nanone ibyishimo biramurenga ati ni ukuri inzozi nahoraga ndota, ariko ntigeze ntekereza ko zishobora kuzaba impamo, nazo kandi zibaye impamo. Ashimira cyane rero Bruno ati ni ukuri urakoze cyane, urakoze cyane, ntabwo nshobora kubona rwose amagambo yo kugushimira, gusa ubyumve umbereye rwose igisubizo cy'ibibazo byose nari mfite kuva kera.
Hashira iminsi rero ibyishimo nyine biba ari byose kuri iyi couple ya Bruno ndetse na Alicia. Mama kandi wa Bruno nawe rwose aba ari mu byishimo kuko nyine ababona ko noneho umuhungu we rwose ari mu maboko meza. Aba rero ari mu masaha y'igitondo, Bruno nyine aba yicaye muri biro ari ku kazi. Alicia rero araza amuzanye amadosiye, aramubwira ati mwaramutse neza Bogos, nk'uko yari asanzwe nyine amubwira ati Monsieur Bogar. N'ubundi nyine niko yinjira ari kumubwira. Naho rero Bruno ahita amwenyura ati ntabwo wakumva ukuntu mbikunda rwose iyo uri kunyita gutyo. Naho rero Alicia ati n'ubu se uri boss wanjye uzajya ubyihanganira. Bruno ati ahubwo aribyo bimpa ibyishimo. Ahita amuha dosiye rero ati nyine nari nkuzaniye andi makampani mashya yemeye nanone gukorana natwe. Bruno rero acishamo amaso maze akabwira Alicia ati ntabwo nzi ukuntu nagushimira, ariko ubu koko nari kugera kuki iyo utaza kuza mu buzima bwanjye. Ibintu byose warabihinduye, ibyari byarananiranye byose byarashobotse. Ndagushimiye rwose, warakoze. Naho rero Alicia ati ahubwo ni njye wo kugushimira kubera ko nyine watumye ngera ku nzozi zanjye natekerezaga ko zitazashoboka habe na rimwe. Bruno rero ahita abwira Alicia ati none se muri wikendi hari gahunda ufite? Mama nyine arashaka ko twicarana maze tukaganira, mbese mama nyine arashaka ko dusangira muri rusange. Alicia ati hoya rwose nta gahunda mfite. Ubwo se urumva koko niyo naba nyifite mama wawe koko namusuzugura? Ubwo nyine gahunda ye niyo ijya imbere ya byose. Bruno rero ayongera gushimira Alicia maze Alicia agahita amubwira ati reka nsubire muri biro nyine mbe nkora akazi ubwo turi kumwe. Bruno rero asigara nyine ari gutekereza kuri Alicia ati ariko se koko uyu mukobwa ni njye mufite cyangwa mba ndi mu nzozi? Uyu mukobwa ndamukunda cyane ku buryo nyine ntaba mbyiyumvisha ko ari uwanjye koko. Ati uyu mukobwa nyine yujuje ibintu byose umusore uwo ari we wese yakwifuza ku mukobwa. Ni mwiza mu bigaragara, ni umwana mwiza, afite umutima mwiza, afite ubwenge, ni umukozi, akora akazi nyine akakitangira. Ntabwo rwose mba mbyumva. Weekend rero iragera maze nyine bakitegura. Mama wa Bruno nibo bateguye amafunguro, baraza rero bakicara ku meza, ariko noneho nyine bambaye neza cyane. Aba yababwiye ati ndifuza ko muza mukeye nkaho twasohotse, musipoze ko nabasohokanye. Bicara ku meza bagatangira gufata amafunguro maze bakamubwira bati aya mafunguro ameze neza cyane. Mama wa Bruno ati nayateguranye urukundo nyine yagombaga kubaryohera, gusa ubutaha noneho nzabategurira andi atandukanye n'aya. Ibyishimo rero biba ari byose kuri aya meza, abantu bose baba bishimye. Bruno rero ahita afata agafoke maze agatangira nyine gukomanga ku kirahure. Mama we arahindukira akamureba ati umuhungu wanjye, none se dufite sekirite hano? Hari icyo ushaka kutubwira se kidasanzwe? Naho rero Bruno ati cyane rwose. Ahita ahaguruka maze nyine akitegereza cyane Alicia. Ahita amubwira ati Alicia umukunzi wanjye, ndagukunda rwose n'umutima wanjye wose, ibyo narabikubwiye. Iyo ndebye hirya no hino ni wowe mbona. Iyo nkumirije amaso ni isura yawe iza mu maso yanjye kandi nkumirije. Birumvikana rero ndagukunda wese. Ikindi kandi nawe rwose wanyemereye urukundo. Ubuzima bwanjye rero ntabwo bwakomeza kuba bumwe uramutse utari hafi yanjye kugira ngo nyine tubusangire. Ndifuza ko rero jye nawe rwose twakomezanya uru rugendo rw'ubuzima turi kumwe ubuziraherezo. Alicia rero ibyishimo nyine biba ari byose birumvikana. Bruno rero ahita apfukama maze agakomeza kureba mu maso uyu mukobwa utagira uko asa. Ati Alicia umukunzi wanjye, urukundo rwawe nizo mbaraga zanjye kugira ngo ngere kuri byinshi. Nzakora ibishoboka byose kugira ngo nyine nguhe ibyishimo ukeneye mu buzima. Ndifuza rero rwose ko wambera umugore. Ndifuza kandi ko wampura iruhande maze nyine nkaba bogari wawe nk'uko uhora ubivuga.
ndetse rwose nkakubera uburyohe bw'urukundo. Alicia rero ahita aseka ndetse na mama wa Bruno bagahita baseka. Alicia ahita amuhereza ikiganza ati ndabyemeye rwose Monsieur Bogari wanjye, nanjye ndagukunda cyane kandi nifuza kukuba iruhande ibihe byose. Bruno rero ahita amwambika impeta maze bagahaguruka bagahoberana. Bruno akabwira Alicia ati ndagukunda cyane kandi nshimye Imana yakunzaniye mu buzima bwanjye. Alicia nawe ati nanjye ndagukunda cyane kandi ndi umunyamahirwe kuba narahuye nawe. Mama wabo rero arishima cyane maze akababwira ati Imana ibankomereze kandi bana banjye umugisha wanjye rwose ndawubahaye. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.